Okay, murabona ko Delta app yavuguruye verisiyo, ni ukuvuga ngo hari verisiyo nshya, niyo mpamvu ubu ngiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora guhindura verisiyo ye ya Delta mining kugira ngo abashe kujyana na version nshya. Reka nze mbereke uburyo turi bubikore. Urinjira muri application, noneho numara kwinjira muri application, urabona ko kare mbanze ngira ikintu mbereka, ni ukuvuga ngo abantu bari kwiyongera ku bwinshi. Murabona tumaze ku bihumbi 76,198, kandi rwose uko abantu bagenda biyongera niko tugenda tugabanyirizwa coin twinjiza mu gihe umuntu yinjiye aribwo bwa mbere. Reka wenda mbereke, ni ukuvuga ngo iyi ni gahunda y'ukuntu ibintu bipanze. Urabona ubu ngubu tugeze kuri level yo kuba umuntu winjiye bwa mbere ahabwa coin 8. Coin 8 ni ukuvuga ngo zihabwa umuntu winjiye ari mushya, ariko mbere murabizi ko iyo umuntu yinjiraga bamuhaga coin 34, nyuma abinjiye nyuma babaha 24, abinjiye nyuma babaha coin 10. Ubu rero turi kuri 10, turi ku 8, ni ukuvuga ngo byatewe nuko tugeze mu bihumbi bingahe. Murabona rero ko nitumara kugera ku bihumbi 3, muri kubibona, tuzaba tugeze kuri coin 4. Ubwo rero murasabwa kwinjira hakiri kare kugira ngo mubashe guhabwa coin nyinshi. Reka twirebe. Murabona ko iyo winjiye muri dashboard y'iyi Delta mining uhita usanga buno butumwa ubu ngubu buri hejuru bukwereka ko hari verisiyo nshyashya yaje. Iyo niyo version rero niyo tugiye gushyira muri telefone yacu kugira ngo tubashe gukora mining dufite verisiyo nshyashya. Reka nze mbereke uburyo ki umuntu ari bushyiremo verisiyo nshyashya. Yego, kugira ngo ushyiremo verisiyo nshyashya biragusaba kuza hano kuri menu. Yes, kuri menu hano hasi, cyangwa se ugakanda hariya kuri view, ariko hano hariya hejuru. Iyo umaze gukanda kuri view bahita bakugeza aha. Urabona ko rwose bafite verisiyo nshyashya kandi bigusaba kuba nawe uyifite. Urabona iyo dufite n'iyi, hari n'abafite iya 1.8 cyangwa se 9 gutyo. Ubu rero kugira ngo downloading verisiyo nshya biragusaba gukanda hano. Turahakanda, nitumara kuhakanda baratujyana muri browser. Kadutegerezeho gato. Yes, urabona ko batugejeje muri browser. Icyo uri bukore ni iki? Uraza ukande hano, uri kuhabona. Numara kuhakanda app yawe iratangira kwiyesitara muri telefone. Turategerezaho gato. Murabona ko hano itangiye kwiyesitara muri telefone. Iyo ukanze hano kuri details bahita bakwereka ko application yawe yatangiye kujya muri telefone. Yes, ubwo rero murabona ko iyo twari dufite ni iyi dore iyi. Ariko ubwo biradusaba gukora iki? Gutegereza iyi nayo ikajyamo, tukaba ariyo dukoresha twesitara. Zose ni zimwe, ariko imwe ifite verisiyo ya mbere, iyi ikagira iya kabiri. Ubwo rero urumva ko tugomba gushyiramo verisiyo nshyashya. Reka noneho dutegereze ijye muri application dukoresha muri telefone yacu, tubone kuyikora install. Ni ukuvuga ngo nimara kujyaho uraza hano kuri yego, uraza hano kuri utu tudomo 3. Numara kuhakanda urahita uza kuri download. Muri kuyibona iyi download. Numara kuhagera uyikandeho, urahita ubona application yawe yamaze kwiyesitara. Reka dutegereze application ibanze igere muri telefone yacu, ngaruke mbereka uko turi bukore version nshya.
mbibutsa ko niba utarakora subscribe ugomba kuyikora, ugakanda share, ukaha inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kwapudetinga Delta Mining kugira ngo bajyane n'igihe. Ikindi ni uko ushobora gukora kuri like kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose nkugezaho ku bijyanye na Delta Mining ndetse n'izindi mining nyinshi zitandukanye. Hanyuma ushobora kuba ufite iyi Delta, iyi ngiyi ifite iyi ngiyi, noneho ukaba ufite n'iyi. Urabona ko izi zose ziratandukanye, hari n'abafite ziherwa n'9, hari abafite ziherwa n'8, ariko urabona ko verisiyo nshyashya iherwa na 2. Wenda mbibare gutya ni ukuvuga ngo ni 112, ariko urabona ko iyi twari dufite 111, indi yo ni 107. Reka mbibare gutyo. Rero murumva ko muba mugomba gukora uko mushoboye kugira ngo mwapudetinge verisiyo nshyashya kugira ngo mubashe kujyana n'igihe. Ibyo bizagufasha no mu gihe wenda bizaba ngombwa ko KYC iza, uzahita uyibona hafi kubera ko uzaba ufite verisiyo nshyashya. Ikindi hari abantu bakora security cycle bikanga, biterwa n'uko bafite verisiyo ya kera ntibashake guhuza app yabo na verisiyo nshyashya igezweho. Ubwo rero iyi video ni mwebwe ireba. Okay, reka noneho turebe ko application yamaze kujyaho. Turakanda kuri turiya tudomo 3, niturangiza dukande kuri download, niturangiza turebe tubona application yacu hano, tuyikandeho. Nitumara kuyikandaho, okay, nitumara gukanda hano kuri iyi application twa downloadinze, irahita itwereka ko tugomba kuyikorera update. Turakanda kuri update, nitumara gukanda kuri update dutegereze iyi install. None nimara kwestara turakanda kuri open cyangwa se done. Ariko reka dukande kuri open. Irahita isubira muri application ngo twadusanzwe tuyikoresha imininga. Ukuvuga ngo irakomereza aho yari igeze, ntabwo ari kwa kundi ihita itangira ikongera ngo kande kuri mining. Oya, irakomereza aho yayigeze ubundi ukomeze uyikoreshe. Nidusubira hano kuri menu tukazamuka tukajya kuri version check, urabona ko yahise iba already yatangiye gukora. Ubwo rero umuntu utarayikora atangira ayikore. Ikindi ku muntu wifuza kwinjira namufasha. Link yo kwiyandikisha iri muri description y'iyi video, kandi azasangamo ID Delta Mining kugira ngo atangire mining, abone coin mu gihe zikiri gutanga. Ubu bari gutanga coin 8, ariko iyo ubashije gutumira baguha coin nyinshi. Urabona ko nk'ubu njye harabona atumiye ku munsi mba nemerewe coin 32. Urumva ko gutumira nabyo bitanga coin nyinshi. Nizere ko mwese muri bubone iyi video muri bubashimishe, kandi mukabasha gukanda kuri subscribe, mukakanda kuri share, noneho mugahana inshuti zanyu kugira ngo zibashe kumenya amakuru ajyanye n'ukuntu umuntu ashobora gukora updated ya Delta Mining bitewe n'uko hagezeho version nshya. Mukomeze kububwa neza rero, nicyo najya mbagezeho muri iyi video, naho mu zindi video zizakurikiraho.